Yo. Arisa mwana wanje. Yo ndakiye. Yo ndakiye. Arisa. Ayo. Zanira amazi mwana wanje. Ndagiye nanze mama we. Ma umeze ute? Gake. Mazi wayazanye. Yego. Wayazanye. Yego. Yazanye. Yo. Masori hanganira mera neza. So. Basi. Awe. Ngo ryama neza. Yo. Awe urakoze mwana wanjye. Urakoze. Ayo. Meze nabi. Ma uramera neza. Ihangane. Ma ihangane. Yarasa neza mwana wanjye. Ndagukunda mwana wanjye. Cyo bitonda. Jya ukunda abantu bose mwana wanjye ndagukunda. Magaranze we. Mapore nyine. Ihangane uraza gukira. Ese undi mawahise tukajya kwa muganga. Nukuri kandi ushatse tukajya kwa muganga. Mapore ihangane uramera neza. Sorry. Rega nawe nagushaka ko tujya kwa muganga wahise tukajya kwa muganga. Ndakiye mwana wanjye. Uzitonde. Ngo iki? Uzakunda abantu bose. Ngo nyumvira n'ibintu utangiye. Agushuka. Uzagira urukundo, uzagira ubumuntu muri ho. Uzajya ukunda buri Mapore uramera neza humura. Uramera neza humura ma. Sorry ma. Mapore. Ndagiye naza bakuru pe. Ihangane ni kuzaza kumera neza. Uramera neza Mapore. Ma sorry ko ese undi maka mubaze kuri gukomeza umbwira ibyo bintu bimeze gute. Wahise kuntera ubwoba no gukomeza umbwira ibyo bintu. Mwana wanjye ntago wakuraho ikintu Imana yagambiriye. Oya ma ariko wapi ntago ibyo ngibyo ari ngombwa. Ntago wakuraho umugambi w'Imana nyine ikize ikintu uko kigomba kuba ntabwo twagikwepera ahubwo nsengera mwana wanjye. Manga basi kamusengere nta kibazo akunyezeze kuri bumere neza basi. Mana data twese uri mu ijuru Imana yera kandi tsiranuka turakwinginze ngakanya ngaka ururu kuzufashe mama wanjye akire nabasha kumera neza Mana nzagushima nukuri tabara mwami umukize mu izina rya Yesu amen. Ma ubundi siko wambwiye ko papa wanjye uzamumbwira wamumbwiye. Ma mama 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 nagitsingiza icyo gihe cyanyacho ma nagoya ma nagitsingiza icyo gihe wagenda mama
Mwiriwe. Uragenzwa n'icyo urashaka iki? Aba hano barahari. Ntabwo bahari. Ugakambe mbategereje nta kibazo. Ntari. Wewe bari banyoherereje? Yego. Gusuza akazi? Ndabizi ariko si byose. Nzaba ndeba. Ngwino mu rugo. Ndakoze. Ndabona wagatangiye. Ndabona uzagashobora. Yego nzagashobora. Brandine azajya gufasha nta kibazo. Bajya kwerekera. Ajya. Ntabwo uzi guteka ikintu. Ibyinshi ndabizi ariko ntabwo ari byose. Uzi no guteka inyama neza? Ndagerageza. Okay, sawa. Brandine nawe azajya gufasha. Bisa ninde? Ni umukobwa twatuvuga ngo uzajya gufasha imirimo. Witwa ndese? Alice. Alice? Okay. Nitwa Brandine. Ndabona ko wagira ngo uritonda. Gusa nibyo. Aha, urakoze. Umva nabi nyine ngo ikindi kintu uri bukenera uransanga mu cyumba kumwe. Urakoze. Irreparable. Bite mwana? Fresh. Amakuru? Amahoro kabisa. Meze neza? Wose. Nanje ni sawa? Nsagenze neza. Wagenze neza. Bite se? Ibyo wagiyemo byagenze neza? Ni hatari. Ni hatari ahubwo no gushakisha ubundi buryo kabisa tukareba ko twabikora. Ubundi buryo? Hari abari gusaba ibintu byinshi cyane. Ni hatari. Kono vari hatari. None se harasabwa iki harakenewe iki? Bari gusaba ibintu byinshi cyane kuko n'amadokima najyanye nyine bambwiraga ngo hari ibiburato. Okay. Hari bireka nzo kubariza ejo ku kazi bizakunda. Sawa merci. Alice! Alice! Karame. Zanira amazi yo kunywa.
merci. Merci kabisa, inyota yari nyinshi. None se umeze neza? Umeze neza. Ndabona umaze kumenyera. Kandi no kwitwara neza kabisa. Urakoze. Yego. Sawa, ngwaho genda usubire mu kazi kawe. Yego, urakoze. Nase nyine aje se gahunda sinizaza kundeba. Oya nabyadanje ntabwo hazaba hari umukozi wenyine kandi we nta kibazo cye. When care is heavy and getting heavy. Ntabwo nyine ubunahije. Oh. If you need and getting heavier still. If you need or want me, I'm never too hard to find. You know the places that I like to hide, and we'll go there side by side. Alice! You and I, Alice! our footsteps Alice! Karame! Ngwino hano. stride. Kiriya kirahure ndakimenya. Ntabwo mbizi. Kiriya kirahure? Ninde ubizi se? Ninde mufatanyije akazi hano? Nawe. Kiriya kirahure kirahenda ubimenye. Zakigukara. Ntabwo ari njye wakimennye, ni abashyitsi ba Brandine. Ntabwo ari njye. Abashyitsi? Ubwo ni bande? Aho kubanza ari sheri wiwe niwe waje ejo hano. Sheri we se ninde? Ntabwo mbizi ariko nibo bari baje ejo hano. Bari baje ejo hano? When Brandine! night's been so Brandine! try to do right, but everything turned out wrong. When I need or want you, you're never too hard to find. I know the places that you like to hide, and we'll go there side by Ari, waje nkakubwira se. Nk'icyo wankoreye. Ukuntu nagukundaga nawe n'ubundi nabijyana. Ni ukuri ntabwo nabishakaga mbabaye. Nta magambo menshi nyine. Mwese nari kubigenza ute Brandine? Nyine ibintu ukoze ushaka kuzabyicuza. Rega nanjye mama wawe yaragiye kunkata niyo mpamvu. Ushyiremo imyenda y'ifuri. Akingejo nari nayimeshe. Yambaye imyenda y'ifuri. Kireka 15. Si ubumana koko nari kwemera bakankata. Nimba ari ryari igeno ryanjye nyine ubwo nta kundi. Ubundi nta mama uri hano. Alice! Alice! Karame. Igihe wahereye ukora biranagura birangiza. Aribyo nabanje gukora niyo mpamvu. Kandi abakobwa mbona urakanebwe. Sorry mbabarira. Ngaho ugira vuba rero uze nkwereka ibindi ukora. Murakoze. umeze ute se? Ni sawa. Iri zuba ra we ntabwo uri kuryumva? Aha,
heartbreak Njye riba ryanyishe kabisa. Reba ikirere ukuntu kimeze. kwihangana nyine Harafunguye se ko nashakaga amazi yo kunywa wayama. mbareka mbane nsoza ibintu ndimo nyine ndahita nzanya kurebera ari bibise Njye nareba nyine tu ababosi se nyine kwa baduhaye akazi ariko jya uruhuka ugenda urebe n'icyo kurya nyine urye tu ko akazi kazakwica utariye unywe njye nditamo kabisa ndagenda nkareba akawunga yasigaye ibiki byose njye nkitamo kabisa nawe rero ujya ugenda uruhuke nyine ufata akanya ufata akaruhuko n'akazi katagira akaruhuko nibure nawe basi ndirimo okay sabwo nuguka uraza kundebera ayo mazi sabwo n'inzozi ndahakuzanira sawa sha byanze ibintu byawe rero ndabona byashaje naje none imvuvura nazo ziri ushaka kumubwira papa wawe wese akongera akagusukisha ako mufata neza buriya naho ko barazumva mamaza urukundo gikobwa cyanjye nahita nanagusukisha buriya nasonde bo karamu uriya mukobwa umukuye hehe ubuhise Alice se shaka umushuti wanjye amundangiye shatse mbona ntazi rero nyine ni kubera iki isigaye avuga ngo papa ngo ni mwiza teka ubwo ndumva ari kukubeshya bajya bavugana batavugana ubwo zero ngo ntabwo bajya bavugana reka genda urandi bimbwire neza n'ukuri kw'Imana bajya bavugana do Imana abona kubeshya Meze bite neza none ni fresh so kwa mumagara bamugura nshaka bimeze cyakire kibwa sirano nari umujene nari icyo tuvuga ngombye ya na kantu gato ariko nyine na makuru nari mfite nashaka kumenya aho amakuru nshaka kumenya ayaye bro naga ariko wenda ukuri kose ariko kuvugwa nta n'umuntu wiwanyu nshaka gushinja wenda ariko hari amakuru ugomba kumenya none baze ko nawe wowe asigaye agenda gutura uvuga ngo kisuku aka kanya nazabivuga ukavuga ngo ngira ngo bari nka shima we nyine ahubwo ari muzika nka nenzo wayisohotse yayisigaye yego mana yanjye reka ibyo bintu bihagaze burabizi ngenda bisuguma cyabashaka kumuteranya nashobora nese urako ya beef mufitanye kuba cyamurakariye ko muzi murakariye oya nese kawanijyama ko kaharyama ntaryama nawe murakariye gusa nyine ujye mu maso papa wawe umugabo wanjye rimwe uzasanga n'uburiro oya hoya mbisa ahubwo nkuru Alice wiriwe mama ese ko nashaka ko tuganira ndi kwihuta nta mwanya afite kabisa nta mwanya afite ndi kwihuta turaza kuvugana nimugoroba Nase wa mukobwa we wahisemo kuyicarira ariko wa mukobwa we waribonye ko ubu tutwende nitwo uri ufura kuva mu gitondo kugeza aya masaha yewe akazi karakura umva rero nkubwira wa mukobwa niba akazi kakunaniye ugomba gusubira iwanyu ariko si uko baracumuye ikikoko kugeza nawe mfatwa gutya
Ari meze bite? Mbona atose se waganye. Meze neza nta kibazo Nta kibazo ufite mbona amaso yatukuye bikuya. Oya nuko nari masikoga ariko meze neza nyine nta kibazo. Waganye imyenda? Nubyiteho nyine nta kibazo. Niba ufite ikibazo mbwira. Oya nta kibazo mfite. Sawa niba nta kibazo. Meze neza. Bite shu? Ngo bite se wowe aho? Habaye iki se kandi? Ko mbona wagira ngo wisize insenda. Habaye iki? Musi ninjye nawe. Habaye iki? Kugira ngo nta kintu uze. Shigiki. Ako se sheri reka mubwire umuntu n'ubwo kura cyakeneye kumpangayikishana n'isaha. None ugeze mu bakozi. Ibyo se ni biki mana yanjye? Ni biki? Cyokora musigarane uhitemo umukozi cyangwa uhitemo njyewe. Ibise ni biki mwabantu? Je narumiwe. Ibintu byanyu ntabyo nzi. Asewe twakubuze uraho byuko uziteka. Nukuri ndi kumva ndwaye mbabarira byanze. Urarwaye? Ndi kumva ameze nabi. Waje kurwarira hano ni mu bitaro cyane. Gira vuba simutange no muzi. Ako niko wari warambwiye ko nzabaho. Wari warambwiye ko nzabaho neza nkabona iyo mba. None ubu ngubu dore nabaye nka mayibo bumeze nk'umusazi. Ariko nta mpamvu yo kwiheba n'ubundi wambwiye ko ibintu byose biba ariko Imana yabihisemo. Ubwo nimba ari ibyo Imana yahisemo nyine nta kundi. Ngomba kubyakira kandi nkabana nabyo. Kandi nkabasha kubyihanganira no kubinyuramo. Alice? Alice? Kara. Wino. Bimeze bite se? Ese ibintu byirirwa bibamo hano n'ibiki njya numva nyura ngaho ku muhanda uvuga Ntabwo mbizi. Ntabwo bizi ndanyura hano umugore ngo ibintu wiki abaturanyi ibintu nk'ibyo se. Nakoze iki se none? Ndakubaza ukambaza mbwira n'ibiki bijya mbere. Mbabarire boss ariko ibyo bintu by'abagore nimba ari abagore bawe ntabwo mbizi rwose. Uvuze ngo iki? Usikuri ari umugore wanjye. Urubuka akavuga ibintu nk'ibyo nta n'isoni. Ase nimba so ataguhaye indero yakumariye iki? Mbabarire ariko ntawe nigeze. Umva, va mu maso. Va mu maso. N'ikindi gihe tazongera kuvuga iryo jambo.
urabona ingene gasa hanze karame bite isa ndabona ko arimo nawe nari ndi gutunganya imodoka kugira ngo boss mu gitondo ayikoreshe isa neza cyane byo kabisa nese ko hari akantu ngira nkubwire man nta kibazo uhambwe none se ko uri umwana wa boss rega nanjye nawe uri boss wanjye nawe uzaba boss sibyo igihe byazacamo buriya umva nyine nari uriya musista nyine uriya mukozi wacu Arisa ndagira abantu ujye umumenyera kire sibyo umenye ko yariye sibyo sundi ubona bamufata neza sha nyine mba mbona ari ibisazi tu ariko nari bitu nanjye mba mbibona ariko nyine wowe ujye umumenya sibyo nzagerageza sawa komereza akazi kawe asusigaye nyambarira n'inkweto niko muko uramenye uzanteranya n'umugabo wawe yewe nakunda gutisha inkweto z'umugabo wawe ariko uzi ko wasaze asusigaye nyambarira n'inkweto niko muko uramenye uzanteranya n'umugabo wawe yewe nakunda gutisha inkweto z'umugabo wawe ariko uzi ko wasaze ubibona rero uriya mukobwa ibintu birenga byinshi pe oya maze iminsi mbibona reba nk'ubu ngubu kweri kugira ngo atinyuke n'inkweto zawe ntangiza mbeshye ako kamenyero ntabwo umukozi yakumenyera nta kintu upangana ese ubundi ibintu murimo ni biki turimo ni biki ahubwo ibyo urimo ni ibiki umva rero ndakubwire wa mugore we njye ndarambiwe izi filime muza murangira njye utabirambiwe umva njye narambiwe kera mbere yawe va mu nzira bare umunota umwe gusa wamfiriye mu nzu Sumu wambabariye koko boss urabona ijoro ndi bugiye wambabariye koko ndakwinginze ndavuze rimwe kabiri hanze wait iyi foto wayikuye ni ukuri ndakwinginze basi ibindi byose wabisigarana cyangwa nanjye nkagenda ariko ukama iyo foto icyo nicyo kintu cy'agaciro cyonyine nsigaranye mu buzima turebe iyo foto Yesu w'i Nazareti ibi ntabwo byashoboka oya iyi ni imitwe agahoro k'imbwa kahiye noneho se Chief imeze bite se gusa kuri kumukurura umujana ese ko nahoraga buri gihe nyine nkubwira ngo mu mwanya tuganire abona uri kwigira akatabirora ese ko numva uri guca ku ruhande straight to the point bro dore mfite igihe gito mani ntabwo nzi ubuzima iwanyu mubayeho nta nubwo nzi imitima mufite gusa uriya mwana w'umukobwa murimo muramwicira ubuzima ese bro waje wasinze wanyweye byagenze bite birasa ku ntego mani wowe mwana w'umukobwa uri kuvuga ikintu ukwiriye kumenya amenye ko Arisa ari mushiki wawe what the fuck ako bro Arisa wowe fata igihe cyawe uzamenya ukuri
ibyo uri kwigira byose byo muri kwikora hamwe aya ni amaraso yawe muri kwangiza ni mushiki wawe none se kuva ryari wewe uti kuko utari bwabimbwire kandi muzi ko ari njenye n'urugo nari kubikubwira gute kandi utama umwanya sinakubwiye agati mu mwanya tuganira igihe cyose turi hano kuko ise wabuze umwanya wo kubimbwira sawa none amakosa yanyu nyine ubwo nitwe azajya agaruka yewe Imana imbabarire Imana imbabarire umva yicara hano narakubwiye ibyo uzanzanira yicara hano mwana wawe umeze neza usa ni cyane nari ngukumbuye shaho ni byiza uzi ukuntu usigaye umeze neza yego hari umuntu urimo kukwitaho ko kurusha se usa nanjye ndasa neza cyane ndabona ibyawe birenze oya n'ubundi mama yajyaga avuga ko ari wowe uzantanga gushaka reka none byarabaye kandi unduta ubwiza oya nawe uri mwiza nyine ibyo Imana yapanze nawe wabihindura Imana yari yarapanze yuko nzagutanga ariko humura nyine nawe bizagenda neza ndi mwiza nawe uri mwiza kuko tuvinda imwe turamarasana ubizi se ndabizi ariko rero hari ikintu nashakaga kukubwira mbwira nta kibazo yego urabyakira neza oya nta kibazo mbwira mfite umwana sinzi niba umugabo wawe yarabikubwiye mbwira nta kibazo mbwira mfite umwana niyo nagira ikibazo naba nkiriho naba ntahari hari igihe ibintu bijya bihinduka ariko uzamumenye kuko ni amaraso yawe oya humura cyo ntabwo ari ikintu wasaba ni ukuri humura kandi komera humura aho utari nzaba mpari urakoze cyane ibi bintu ni biki byabaye kubera iki sindabyumva bite amakuru siko nawe mbonye umpamagaye gitaraganya bimeze bite kuguhamagara igitaraganya nibyo bigushishikaje kumbaza nta kumbaza amakuru umeze ute kuguhamagara byari byo ariko nuko nta mwanya nari mfite yaba nafite umwanya twari kwicara tukaganira ariko nari nkeneye kugira ngo umbwire icy'ingenzi wanshakiraga ntabwo wari ufite umwanya nyine wasoje ibyo wasozaga nyine uravuga ndarangije karabaye umva rero nagira ngo utangarize ko kiragiye duhura hano mu nda harimo akantu no c'est pas possible ivyo bintu ntabyo numva habe na gato umunsi umwe gusa ntibishoboka narabikubwiye ko mfite ubukwe kandi ibyo bintu ntabwo nshaka kubyumva rero mbabarira kandi umbabarire cyane reka ndakwereka uburyo turi bukore kugira ngo byorohe nawe urabizi uburyo turi bukore bumeze gute cyagiye kutavuze ngo uzakora ubwo buryo ntabwo wari uryohewe kutabiretse nari nakubwiye ko mfite ubukwe ntabwo nareka gukora ubukwe kandi wari ubizi wari wasyotomye wavuye mu byawe utazi yuri none ngo ufite ubukwe ntabyo wemera barakubeshye wasigi ubu nkohereje amafaranga icyo gukora urakizi ibizaba ntuzabimbaze ngewe amafaranga ni ibiki yaruta umwana wanjye umva nzayibyara murere ntabwo nshaka gukuramo umwana wanjye simbishaka
urubuka akavuga ibintu nk'ibyo nta n'isoni. Ase nimba so ataguhaye indero yakumariye iki? Ntabwo nari nzi ko ari kubizagenda.